kigabo katorore to kigabo kiza ku mukobwa Karipana umusore bazi ko atari yanabwiye umukobwa wari we ataranabwira umukobwa wari we kari we Sanjay Singaniya aricyo cyari kimuzanye Nyagasani umusore Karupana yari couple nziza iberanye y'abana beza nta muntu bendereza nta mutima mubi ureba ukuntu ibyago buriya biza bidateguje turi kigabo rero turi kigabo do fata urwuma ku mutwe mu gihurihuri Nyagasani hari abagabo b'abagome kuri iyi si yacu hari inyamaswa muntu yamukubise urwuma ku mutwe mu gihorihori umusore nawe nta kabara gafite umukobwa Karipana byose byabaye umusore areba nuko byagenze ibya Karupana nuko byagenze umusore asigara none bari bamukubise ku mutwe katorore Karipana nuko yapfuye atazi n'amakuru ya sheri we atazi uwo ari we nawe undebere atazi ko yari wamukire w'inaha umusore n'uwo munsi nuko bamuziye ku mutwe cya gikuva afite nawe cyavuye bano barabimenye nuko byagenze kirase sha biba byoroshye abamama rero bafite inkuru ukuntu bavuga inkuru urwo rugabo rwari rumufite isura rumeze nk'urunyamaswa gaho umusore wacu yibuke muri iyi minsi ya none ari mu bitaro nta kintu yibuka nta kintu na kimwe azi ubu ngubu bamuhanaguye bamukorobye ku mubiri mu nzu ye uyu musore kuko yahuye n'ibibazo hari ibintu umuntu ahura nabyo kukakamera nk'inyamaswa niyo mpamvu ubona yabaye nk'igisazi yirirwa yica abantu yihorera ibintu byamubayeho birababaje sheri we yapfuye atazi uwo ari we atazi ni muntu ki nitwa Sunita ndi umunyeshuri wiga ubuganga wa mukobwa wari uzi ko uyu mugabo ari umugome akimara kumenya inkuru ye buriya hari ukuntu abantu bagufata ukuntu batazi mutarahura bakagufata nk'umuntu mubi ariko mwahura bakumirwa yari azi ko uyu mugabo ari umwicanyi aza kumwiyereka wana ni njyewe twahuriye hano n'ubigenda gutya na gutya wenda ushobora kuba utananyibuka neza freshi ariko inkuru yawe rekanye ukwibutsa amuzanira yajenda urebe ukuntu umuntu uri bupfe rero nta kintu cyamutabara umugabo bari bazi ko bahanaguye yibagiye ibintu byose batangiye kumunyuriramo umusore atangira kongera gusoma inkuru ye neza cyane kubera uyu munsi ngiye kujya nandika ibintu nanyuzemo umugabo yasomye ibyanjye nitombore ya karabo karanyikundira kazi ko ndi umukene ako karabo byagenze gute akarabo karanyikundira kankubita 135,000 nagiye